gusenga everyday Uretse amuhaye ibye jya nubisigaza ubone kubimuha agakiza k'Imana we gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga mbasuhuze inshuti za gusenga everyday muri ku mpande zine zitandukanye abari muri Amerika abari muri Aziya abari muri Australia abari mu Rwanda mu Burundi mu biyaga bigari mwumva ikirundi n'ikinyarwanda tubakire kuri channel ya gusenga everyday. Uyu munsi nkuko mubona ni ibintu bidasanzwe uyu munsi twifuje gusangira n'abana Noel. Rero abana mumeze mute? meze neza. Ese bana muzi kuririmba? Ngaho murimba karirimbo k'Imana tumbe. Zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana. Murakoze abana. Ese Noel murayizi? Ninde uzi Noel? Ngaho tubwire Noel uzi iki? Noel ni iki? Biraryoshye? Biraryoshye. Nibyo kunywa kandi birahari ntugire ngo nibyo gusa. Mukanya barazana nibyo kunywa ahubwo. Nubwo ikibazo nuko muri mu Rwanda gusa. Biraryoshye? Akase ura nk'abantu mu Rwanda buriya bazi Imana ra? Reka nawe amuzanire. Yego. No Yohana. Ushaka kumenya n'ibinyama binini sha. Wanyuma mbonye byinshi. Abana Nere yabaye nziza. Abana gusenga everyday ni YouTube channel n'itanga ibintu bitwa gusenga everyday abana Muceceke se mu murye nyine. Abana Hause mariye gusa mwe gusakuze. Banze murye murangize. Kiraho nacho. Ariko se mwariye. Ugiye se wowe? Ugiye kunya ku Rwanda. Wakwicaye hose. Wakwicaye kwa gikindi niki? Pacha. Batera macha. Pacha. Pacha we. Bon appétit. No? Waimaza se? Yakashara kana. Ninyama zakunaniye?
Gambero. Mari mumenye fitel cy'abandi mwacha. Ubunase. Agira umuntu sana je uko mubona ni ibintu bidasanzwe uyu munsi twifuje gusangira n'abana Noel. Rero abana mumeze mute? Meze neza. Ese bana muzi kuririmba? Ngaho murimba akaririmbo k'Imana tumve. Agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana
Imana we nzakagendana. Murakoze abana. Ese Noweli murayizi? Ninde uzi Noweli? Ngaho tubwire Noweli uyizi iki? Noweli ni iki? Murakoze cyane. Murakoze cyane. Rero kuko twifuje gusangira Noweli, ni nkuko twatumiye mu bakozi b'Imana dutumira dukora ibiganiro, twahisemo Bishop Rutagengwa. Turakwakiriye Bishop. Gusenga everyday yateguye ko uza tugasangira hano hantu. Twagiye tubereke namwe by'Imana bakunda. Uko mwamubeze kose Imana irabakunda. Kandi nta n'igiza reka kubakunda. Isa no mu gitabo cya Yohana mu gitabo cya 3 avuga ko Imana akunda abari gusa cyane. Batanga batwita Imana y'ikinege yakwizera wese aho azahabwa ubugingo buhoraho. Urumva rero kuko Imana idukunda yatanze umwana wayo w'ikinege, ni mpamvu ejo tuzishimira kuvuka kwe, twizihiza twibuka kuvuka kwe ko yaje hano mu isi. Yaje mu isi gukora ikirere. Abantu bo mu isi bari abanyabyaha, barakoze ibyaha, baratandukanye n'Imana. Imana kugira ngo itwigarurire yohereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo avukire hano mu isi, aze avuge nk'umuntu, nyuma azambwe ku musaraba kubera ibyaha byacu. Urumva rero uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane wo twibuka kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, ariwe waje kudukuraho ibyaha byacu. Ese muri mwebwe hari murifuza ko bari kubyara? Bose Imana ibagirire neza. Uyu Yesu Kristo atazakuza hano ku isi, ibyaha byacu ntabwo yari kubabarirwa, twari kuzarimbuka, twari kuzajya mu muriro utazima, twari kuzabana na Satani iteka ryose. Ariko kubera urukundo rw'Imana yadukunze ikaduha umwana wa Yesu Kristo, niyo mpamvu abamwizeye bose batazarimbuka ahubwo bazabona ubugingo buhoraho. Abantu rero bakora ibyaha ntabwo bazajya mu ijuru. Abiba, abasambana, abica, abaroga, abanywa ibiyobyabwenge, urumogi n'ibiki byose, abo ntabwo bazajya mu ijuru. Icyo ari cyatumye Yesu apfa kugira ngo adatuvane muri iyo myanda yose, aduha ubugingo buhoraho. Umwizera ntabwo azarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Rwose namwe ndabifuza ko mwakwizera Yesu kugira ngo kuri wa munsi namwe muzahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo buzima muri bo bwahinduka. Turafite hano benshi cyane. Mwabonye ngo tumaze kwamukanya mu mwanya. Kuri uyu mugabo we yaraga mu bikatu kuko ntabwo bigeze. Yararaga hanze nawe. Ariko ni pastor. Umugabo ni pastor. Arakora kuri serivani. Kuri zero. Umugabo uri mu kazi k'akarona. Kura mu kazi. Yije mu kirari ararengana kuri pastor. Yize Yesu n'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe. Uyabaye pastor. Uyabaye pastor. Namwe rero ubuzima bwawe burimo bwose umenye ko Imana iradukunda. Cya kabiri kandi ikimana tutezeho ni uko twiyara tukava mu byaha byacu tukakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Icya gatatu tukihana tukava muri ibyo byaha kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Umunsi natwe tukabahamagaye muze rero dusangire dusabane namwe tubibutse ko Imana ibakunda, tubibutse ko Imana ariyo yabaremye. Niba udafite papa wawe Imana ikubera so. Bibiliya iravuga ngo Imana ni se w'imfubyi kandi akaba umugabo w'abapfakazi. Ubwo mwakire Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanyu kugira ngo mwakuzarimbuka ahubwo muzahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo mfata umwanya munini cyane wo kubigisha nyamujya mujya no mu rusengero, ariko icyo mbifuriza ni uko mwakizwa kandi Imana izahindura ubuzima bwanyu. Muri mwe mwazavamo abantu bakomeye benshi cyane, ariko icyambere mwihane mwakire Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanyu. Yohana atangiye kwigisha avuga ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Ese mwari mwumva ikintu cyitwa ijuru? Abantu bihanye ibyaha byabo bose bazajya kuba mu ijuru hamwe n'Imana yabo, ariko abatihanye ibyaha bazajya kuba mu muriro utazima babana na Satani. Mbese hari umuntu ushobora kuzabana na Satani? Mwifuza kuzajya mu ijuru? Kurijyamo rero inzira yo kujyamo Yesu aravuze ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo
ntawe uzajya kwa data na mujyana, ntawe uzajya mu ijuru atari mu mujyana. ariyo mpamvu rero ukwiriye kwihana ibyaha byacu byose, ibyo ukora byose bigatuma bivamo kugira ngo uze ugiye kurangiza rero rwose n'abasengera akumva yifuza kuzagira ukizwa akakira Yesu. Ninde ubyifuza rwose? Imana wamugisha cyane. Ndasanga musabe uzamugira byawe, uzamugira byawe mu isengesho. Mwami Yesu, imbere yawe ni umunyabyaha, nkeneye imbabazi zawe, ndagusaba imbabarire ibyaha nakoze byose, ari byo nibuka, ari byo nibagiwe, byose ubimbabarire, kuko niyemeje kwihana. Usibe izina ryanjye mu gitabo cy'abazarimbuka, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi mbaye uwawe, uhaye ubugingo bwanjye, kuko nakwizeye uri umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Ndagusaba unyobore kandi undinde kugeza ubwo nzagera iwawe mu izina rya Yesu. Amen. Abashimisha Imana yacu. Imyaka ugejejemo ntabwo ari uzi uko uzayigeza, n'ubuzima ubayemo undi awemo yanapfa, ariko kubera Imana igukunda irakurinda amanywa n'ijoro. Aya mpamvu mbabwira rero mwese gusangira tugasabana twizihiza umunsi wo kuvuka kwa Yesu Kristo. Turagushimiye abana bose, tubasabira imigisha Mana yacu, bakomeze ubarinde, bakomeze ubagirire neza, babara ibyaha byabo byose, beza ubatunganye, bandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Ubaho umutima wabo ukomeze n'agakiza, be kuzasubira inyuma, bave mu bibi byose babagamo, bibi byose bakoraga cyangwa bagenderamo, bakumenye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo. Turagushimiye, icyubahiro ni icyawe, bakomeze mu kiganza cyawe, ntuzabarekure, kandi mwami bazabona ubugingo buhoraho. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.